Mwiriwe neza ndabasuhuje bakunzi inshuti abavandimwe ndabayambiriye ntabagundiriye aho muherereye hose mu migabane itandatu igize isi. Ndasuhuza cyane by'umwihariko abarundi n'abarundikazi aho muherereye. Imana ibaha umugisha. Nzajya ntambikamo kano kantu nimukajye mugira ishyari abandi mujye mwibuka yuko ari uko nababwiye ko umuntu wasutseho amavuta bwa mbere mba pasitoro ari umurundi, apotre w'umurundi. Rero ayo mavuta yanjye akomeza kugendagenda abarundi n'abarundikazi bakankunda. Kubera iyo mpamvu ndabasuhuje rero muherereye hose. Imana y'amahoro ibane namwe. Hanyuma turi muri weekend, mwirinde mwigengesere. Mbahangayikiye buriya mu mwuka, nubwo mwibwira ngo ntago mbazi, ariko mu mwuka mba mbazi kubera ko Imana impa kubategurira kuko ari uko mbazi mu mwuka nzi uko mumeze. Rero mwirinde muri weekend, mwigengesere ya myuka ya rurusufa na shitani itabataka. Imwe nabigishije ejo, badayimoni bakomeye barindwi n'ibyaha birindwi bikomeye bateza abantu. Imana ishimwe. Rero nje kugusubiza ikibazo. Hari umuntu wambajije ngo ese undi muntu yagufasha kwatsa inyenyeri yawe? Nicyo kibazo nje gusubiza hano, kuko nababwiye ngo hari igihe umuntu ambaza ikibazo mu gikari nkabona kumusubiza wenyine byamvuna, ahubwo nkaza kumusubiriza hano, cyane ko hari n'abandi nabo bashobora kuba baba bafite bene icyo kibazo. Biba byiza cyane. Hari undi muntu wambajije ngo nabakoreye ikiganiro kibereka ibimenyetso 8 by'uko warozwe icyangiro, ese umuntu yakikuraho gute? Namubwiye ngo ndabakorera ikiganiro, ndakibakorera kuko ntago narabwiye uburyo mwarozwe ngo simbabwira uko mubyikuraho. Ntabwo isomo ryaba naba natanze ryaba ryuzuye. Imana ishimwe. Rero hari umuntu uri kwibaza ngo ese ko umaze iminsi utwigisha ibintu bijyanye n'inyenyeri, ese umuntu yakwiyakiriza inyenyeri? Nako umuntu yakwakiriza undi inyenyeri yazimye, cyangwa akayimuhanagurira yaranduye, cyangwa akayimuzurishiriza barayishyinguye? Nicyo nje gusubiza. Ko bisa kose hari undi muntu bashobora kuba ari kukibaza. Imana ishimwe. Ndabashimira cyane ukuntu mwitwaye umunsi w'ejo, mwankoze ku mutima. Bibiliya iravuga ngo icyo gushima mu gishime n'icyo kugaya mu kigaye. Umunsi w'ejo ndawubashimira cyane bikomeye. Niwo munsi wa mbere mwanejeje cyane kurusha indi minsi yose. Umunsi w'ejo ikintu mbashimira ni iki rero? Ejo nabahaye amasomo menshi agera muri 5-6, ariko vraiment mwagerageje kuyakurikirana. Nicyo kintu mbashimira. Naho ubundi hari igihe nasohoraga isomo nkabona wapi ntimuri kwiga, kandi no kuri la curiosité la mère de la découverte. No kuvuga ngo umuntu utagira amatsiko yo kwiga ntaba ashobora no kuzamenya. Biro nibyo mbashimira. Ejo mwarize rwose. Ikindi, hari abantu badakunda gukurikirana amasomo nanyuje hano muri weekend, kuko kuri statistique ndabireba, ndeba ukuntu muri weekend mukurikirana ibiganiro no mu mibyizi biba bitandukanye pe. Muri weekend abantu ntago mukunda gufata akanya ngo mukurikirane amasomo, kandi ngewe sinjya mpagarika, nge nta weekend ngira. Abakozi b'Imana twege ntago tugira konji, ntitugira pause, ntitugira recreation. Hoya twebwe hoya. Niwe wakipangira karuhuko k'isaha 2, ariko ntabwo Imana iba yakaguhaye. Twebwe nta konji tugira, twebwe nta passion tugira, twebwe nta masaha yo gutangira akazi tugira. Twebwe igihe cyose tuba turi gukora, no muri weekend turakora. Rero umujya mugerageza, nimba muri weekend ujye ukubitaho akajisho uvuga ati umubyeyi wacu uyu munsi nabwo we ntabwo yaruhutse. Ntabwo yaruhutse. Ujye ugenda bijyane mu mutima, muri wa mwanya wo kuruhuka utereho akajisho. Abana bamaze kuryama wenda uvuga ati uyu munsi apotre yashyizeho isengesho ry'iminota 10, reka ndikurikirane numve mu kirere cy'umuko icyo yadusengeye, icyo yatwatuyeho, reka numve inyigisho yatanze none, cyane ko nye murabizi ko mpora navansa ntajya asubira inyuma. Nta nyigisho ntanga iminsi 2, ni umunsi umwe mpita ngenda. Amen. Rero nababwiye ko ikigisho kijyanye n'inyenyeri ni kirekire cyane. Birasaba niba uri umuntu mushyashya gutangira ku kintu cy'inyenyeri bwa mbere nigishije, kugira ngo ubone ibindi biganiro nakoze. Ukanda muri iyo foto yanjye y'icyatsi, murabona iruhande rw'iryo zina Apostle Zino Fish hariho ifoto yanjye iri mu kaziga y'icyatsi. Iyo uyikanzemo hagati rero uhita ubona izindi videos nagiye nkora, cyangwa amasengesho cyangwa ibindi biganiro nagiye nkora. Umuntu mushyashya kandi subscribe. Abashyashya ndabakiriye, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Kandi weekend nziza. Itangazo rya mbere, Yesu Kristo n'umwami. Irya kabiri, kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu dufite amasengesho yo kwikuzaho amakashe y'ikuzimu n'ama contract agiye turiho. Nzabisobanura mu isengesho ry'ejo. Imana ishimwe. Icya gatatu
tugira groupe ya Zoom isenga ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu isaa 2 z'ijoro za hano mu Rwanda. Wifuza kuyijyamo aranyandikira tubana kuri icyo gicaniro kibihe byiza. Imana ishimwe. Ese umuntu yagufasha gukangura inyenyeri yawe? Ku ruhande rumwe ni yego, urundi ni oya. Kubera iki umuntu ashaka kugufasha kwatsa inyenyeri bigakunda? Ni ukuvuga ngo nababwiye ko ubwashize inyenyeri nkuru mu zindi ni inyenyeri y'imitekerereze. Siko bimeze? Ndabwa ni inyenyeri y'imitekerereze iyo ifite ikibazo udakangutse mu bwenge, n'izindi nyenyeri ntabwo zibasha gukanguka. Bisaba ko mu kukwigisha, mu kugukangura, mu kuguha inyigisho, burya umuntu aba ari gukangura inyenyeri yawe, sibyo? Iyo umuntu aguha inyigisho akakwigisha, akakwereka inzira yo kunyura, imitekerereze yawe igahinduka, ukunguka ubumenyi, umuntu akamera nk'ugukoze ku maso. Burya niyo ntambwe ya mbere yo kugira ngo umuntu abagufashije kugira gute kwatsa inyenyeri yawe. Kuko hari amakuru budafite, hari n'utazi ko ibisinziriye, hari n'utabuze ngo inyenyeri yanjye niyi. Wa muntu rero yaje akakuganiriza, abameze nk'uri kugukora ku maso, nk'uri kugukuraho ikintu cy'igishitingi, none ukabasha kubona nk'uko nguko mba ndi kubigisha nyine. Burya izi nyigisho zose mbaha hano, burya mba ndi gukangura amanyenyeri yanyu. Rero umuntu ashaka kugufasha kwatsa inyenyeri yawe ari acishije mu nyigisho. Kabiri, akuganiriza, akugira inama. Gatatu, anagusengera. Buri utwo tuntu dutatu ubonye umuntu tugufashamo, burya inyenyeri yawe yayikangura. Kubera ko cyane cyane inyenyeri y'imitekerereze yisinziriye, utazi ngo umuntu yarangura gute, yacuruza gute, ese ko ndi umukozi w'Imana ubu ni gute nakorera Imana, ese umuntu yitwara gute ku mu ntama, ese iyo umuntu ahanura yitwara gute. Muri izo nyigisho umuntu aguha, burya umuntu aba ari kugukangura, aba ari koriyanta inyenyeri ye kugufasha kugira uyikoreshe neza. Kakubwira ati mu bakristo witwara utya, wirinda kwambara gutyo ugiye kubwiriza, wirinda kuvuga ibintu uri ku ruhimbi, wirinda guhanura ubuhanuzi muri rusange, kandi iyo uri hafi kujya kubwiriza wenda ugenda usoje amasengesho y'umunsi umwe kugira ngo ikirere cyawe kizasukuke, ibintu nk'ibyo gasengera iteraniro. Burya za nyigisho umuntu aba ari kuguha, buriya niziba ziri gutuma inyenyeri yawe cana. Ati ubu ngubu kurangura bimeze gutya, ariko kugira ubona abakiriya, aturabona mwaka gace amasaha yo gucuruza naya, kandi aka gace bakunda ibi, abakiriya ubakira gutya. Burya umuntu agenda guha bene izo nyigisho aba arimo yatsa inyenyeri yawe, niba ari yo gucuruza, niba ari y'urushako. Zino nyigisho dukunda kubaha hano z'urushako, nyaboneka mukobwa ujya witwara gutya, ibintu umugore akora akababaza umugabo we akaba mu rugo atishimye, ni burya mba ndi gukangura inyenyeri yawe y'urushako. Rero ni ingero ndi kubaha, umuntu ashobora kwakiriza inyenyeri yari yarasinziriye aciye muri izo nzira zose nkubwiye. Noneho nanone ntabwo bishoboka ko umuntu ashaka kuyikwakiriza. Impamvu nanone bidashoboka ni ukubera iki? Wowe nyir'ubwite ushobora kubigiramo uruhare. Tuvuge iyo umuntu ari kukwakiriza inyenyeri, ubundi abameze nk'aho afite itabaza akakubwira ngo koraho, sibyo? Rero ni nk'ukuntu uba ufite itabaza noneho ukajya gukongereza undi. Rero hari igihe ujya gukongereza umuntu atabishaka. Icyo gihe rero hari igihe ku ruhande rumwe kwakiriza undi muntu inyenyeri bitakunda, ariko nyiri inyenyeri n'uwo wabigizemo uruhare. Ukamuha inyigisho akanga, ukabwira ati kora iki, akanga. Rwose si nka wa muntu uri gushyira itabaza ngo nyaboneka nawe uryawe ryazimye fata ku muriro, akanga. Rero dufite ikibazo. Ubundi mu buzima busanzwe muzareba abantu babiri, umwe ashobora gusinzira ukaba wamukangura bigakunda, ariko gukangura umuntu wisinzirije burya biragorana. Gukangura umuntu wisinzirije biragora, biravunanye. Ubundi iyo ushaka kubona ubwiza bw'inyenyeri bw'izuba, urararama nyine ukitegereza. Iyo umuntu ari kukwigisha akakubwira ukuntu Imana igira neza, Imana iratabara, Imana ni nziza, uba ugomba kurarama ukayireba. Imana irabohora, Imana igira gute, igira gute. Tukabigisha ati muze murebe Imana, muze mukurikira Imana, Imana ibaha ibi n'ibi n'ibi, Imana muzabona ijuru. Noneho tukabatungira urutoki turi kubereka nyine iby'Imana ikora. Hari abantu rero badahita bararama ngo barebe Imana ibyo turi kwivugaho, ahubwo bakarebanza kureba rwa rutoki ruri kubatungira Imana. Abakristo benshi mwatinze ku ntoki z'abantu zibatungira Imana, zibabwira Imana ngo niyi, mutinda ku ntoki mwebwe. Nkuba Apotre ashobora kugutungira urutoki Imana iteye irya, yirebe za nyigisho nyine mbaha. Imana igira neza, yirebe, yitumbire, yiringire. Wowe ugatinda ku rutoki rwanjye ruri kugutungira urutoki Imana, turi kurira ubundi umbwira Imana ubundi ni mu ntoki. Ugatangira kunjajinga, ugatangira kuvuga uriya se umbwira Imana. Padiri ntiyavuze ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora?
burya ni nkaho yakakubwiye ati winyitaho ahubwo wowe umva ibyo ndi kukubwira ukurikiza ibyo ndi kukubwira uyoboke iriya mana rero itazakugirira neza. Rero hari igihe tubigisha inyigisho aho kugira ngo wumve ikinyigisho ikubwira ukabanza kureba ngewe uri kuyikwigisha, icyo gihe rwose inyenyeri yawe ntabwo yakwaka wa muvandimwe we. Nubanza kundeba Apotre Rosine ukareba stati yanjye ukareba ubuzima mbayeho turi ubundi yambwiriza Imana uriya yansengera yamparura yambohora se ugatangira kuzana bya bindi bya ABCD nkuko Yesu bamubwiraga ngo nawe ukize turebe. None se ko abimubwiraga byatumye atari umwami kandi ashoboye akiza abantu? Hari igihe muturebera muri stati abakozi Imana tubatungirira urutoki Imana bigatuma mutakira mutabahoka ngo nuko muri kureba ngo stati yanjye yo mu buzima busanzwe. Rero aka kantu nako mujye mukarebaho nukunda kureba stati y'umuntu kukwigisha ngo ukabura kumva ibyo akwigisha, inyenyeri yawe ntabwo izaka kandi nicyo kiba kimuzanye kugira ngo akwigishe wowe ahubwo ukamutindaho. Imana ibagirire neza rero, ndabakunda. Shalom shalom.